niyo mpamvu nari ngarutse abagore banje no kureba uwo wibarutse kugira ngo ndebe nayo maraso twabonye uko ameze nuko ndebe nimba n'ishusho yanjye koko ya nagaro ukubata ko yaba ari ukubata no kuva ngo ndabanze n'ubu nagomba ngarutse birumvikana ntabwo rero mbanga nta nubwo nabataye ahubwo niyo mpamvu y'ubuzima yanjyanye ihangane niho kigomba kuba gasuwe zamuka kirimo hano no gitabye yesuwe ngiki ngiki mana yo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora imyaka ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Baye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuzuma ifuzo komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nezire ko meze neza mwese aho muri abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ndetse n'abantu bagiye batandukanye mugenda mufasha mu buryo bwose bugiye butandukanye uyu munsi ndi kumwe na Papa Vanessa ngira ngo hari haciyeho amezi agera mu hafi 3 so ntiyararimo yarabuze navuga ko twamubuze kuko ntiyagaragaraga rero uyu munsi yamvugishije arambwira ati nshaka ko tuganira ngira ngo yaje ari mushye murabona ko yakubisemo ikirinete ariko turebera mu maso ane ni byiza ngiye kuba agarutse nabyishimiye kubera ko ashaka kuba afite impamvu cyangwa aramenya amakuru meza ko mu mudamu we yibarutse ariko ku rundi ruhande tukamunenga kubera ko yamaze igihe kinini yarataye umudamu mu gihe yaramukeneye gutuma umugore utwite ubona ari hafi kwibaruka nta kimusigiye nta mafaranga y'ibikoresho by'umwana iki yakabyara telefone zose akazikuraho ni ibintu twamugaye twese ariko yambwiye ati ndashaka ko tuganira nabonye abantu baramfashe nabe nkababwira impamvu nagiye ndetse nkajya no kureba madamu n'abana banjye reka mbaze mwakire hanyuma nawe atubwira amakuru yaho yarari niba yaragiye no gushakisha uko biri kose agomba kubaje yikwije ntago wagenda ngo uziraho uje kureba abana reka tuganire nawe hanyuma twumve nyamukuru nk'umuntu w'umugabo niba koko yarataye abana gutyo gusa nta mpamvu cyangwa niba yaragiye no kubashakishiriza nabyo yaba ari impamvu yumvikana reka tumuhe ikaze hanyuma atubwire amava n'amajya yiwe tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane meze ute meze neza buhoro iminsi myinshi yego twaraburanye nkuko mubivuze rero ntago njya kure y'ibyo muvuze cyane kuko nibyo naragiye mbe na mbere mbanje gusuza twatunguye no kumva ko wataye umudamu wari utwite wenda kubyara yego mu gihe yari agukeneye ukagenda nta n'ikintu musigiye mu bikoresho byose yari akeneye nta kintu watanze tubwire ibintu wabitewe n'iki byagenze bite mbese kugira ngo ufate uwo mwanzuro wenda mbe na mbere kugira ngo dukomeze iki kiganiro cyiza reka mbanze suhuza abakunzi ba Keza TV show badukurikira turabashima kandi turanabakunda turabazirikana umunsi ku munsi duhora tubatekereza kuko namwe muhora mudutekereza rero nk'uko mwagiye mukurikira mu bindi mu bice bya mbere byatambutse murabizi hagati yanjye Papa Vanessa na Mama Vanessa yewe na mukeba we wari umuriro waka ntabwo byari byoroshye namwe wabikurikiye mwaragiye mubibona ariko nyine uyu munsi wa none niyo mpamvu nagarutse nk'umugabo wari waragiye guhaha no gupagasa nyine murabizi umugabo yagiye gushakisha aragenda akahera iyo ngiyo ariko byibuze akazagaruka ari uko ameze nibura azanye umuhigo rero abakunzi ba Keza TV badukurikiye ntabwo nagiye kubw'ikigwari nta nubwo nagiye kubwo kuvuga ngo naye urugo ngo naye abagore banjye n'iki ntabwo nanjye byari binyoroheye abadukurikiye mwarabibonye wagiye kubera iyihe mpamvu
nagiye ku mpamvu telefone yifatira yagiye ku mpamvu nagiye ku mpamvu y'ubushobozi buke bwari buhari. iki wagiye usezeye madamu se ari mama papa Mama Vanessa ntiwamusezeye ari madamu wasize utwite nuko wagiye ute kugira ngo ufate umwanzuro ugende nta n'umubwiye kibura ngo umudamu yicara avuga ati umugabo agiye gushakisha azagaruka mu buryo byiwe n'abasigara atuje byibura umutima uri hamwe wagiye ute wagiye hehe bituma mara igihe kingana gutyo umudamu akarinda abyara ari wenyine kandi yari afite umugabo. Urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Rero bitewe n'ubuzima bwari buhari n'imibereho twabonaga yari ihari twari turimo n'iki, njyewe nafashe umwanzuro nk'umugabo ndavuga nimbabwira ndagiye, nimbabwira ko ngiye mbasize ahandi hantu asika bavuga ati umugabo adutaye, ese wenda agiye mu bandi bagore nk'umwe urabizi namwe nyine abagore murabizi, umugabo yatirimutse gatoya ukamubwira ngo ndagiye cyane ko wenda utari bunagaruke ngo utahe iw'icyo gihe atawumva ko wagiye mu bandi n'ibiki n'ibiki. Rero njyewe ibyo nakoze nabikoze nk'umugabo ndabareka ngende, ahubwo iyo aho ngiye n'ikinjyanye bazakimenya nagarutse. Ariyo mpamvu nari ngarutse abagore banjye no kureba uwo wibarutse kugira ngo ndebe n'ayo maraso twabonye uko ameze, nuko ndebe nimba n'ishusho yanjye koko. Wagiye ugiye gushakisha amahaho wa mugani wagiye kubera kubura icyo ubuzima bwari bukomeye. Byibura ubu noneho ugarutse hari icyo ugarukanya, hari impinduka, hari icyo ugiye gukemura n'ubu nyine bajya ahangubyanze kukabaho yagiye nubwo wenda bitameze neza nabwo n'undi bitakemutse neza, kandi urabizi ko ntabarya bavuga ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi, ni byose bari gushakisha narahiga, ariko nyine ku mwaka wa komani kabura ibyo birayi by'iminsi 2 ntibyabura kuba umuntu wenda yaba atabizanye. Urumva nk'umugabo avuye mu rugo ngiye guhaha ngiye gupakasiza abana, ntabwo nanjye navuga ngo ngarutse muri ba bagore bandi nasize inyuma, nta n'isukari nzanye, nta n'ibirayi nzanye by'iminsi 2, nta n'igikoma nzanye urumva ntabwo byashoboka. Nanjye ndashakisha nyine wenda ibyo nzanye wenda ntabwo bihagije, ariko duce ntabwo twabura nk'umuntu w'umugabo two kwinjirana mu rugo nyine kugira ngo nibuze mbereke ngaho nagiye byagenze uko nguko, ese nkuye y'iki ngiki wenda ntibyagenze neza 100%, ariko byibuze hari gake kabonetse k'iminsi 2-3 yubashe kuba bwacyo wenda. Hanyuma wenda reka tubyemera, ariko ikibi wakoze kugenda navuze niba hari ikintu kibi cyahangayikishije uriya mu mama, ikintu cyo kugenda noneho na telefone no kibura niyo uhamagara wanjye ukavuga ati ngiye hano ahantu nzagakwiye, ariko wagiye na telefone yaguhamagara ntakubone, akubitiraho n'ibindi bintu yumvise kuri wowe byo by'abagore n'ukuntu bitubata n'ukuntu utabana n'ukuntu utita ku nshingano, ahita abona ko nawe ariko bigenze muri yo haza n'ikintu cy'ibibazo cy'urwikangura cyo kumva ko namutaye, arinda kujya gucumbika kwa mama Vanessa. Urabizi ko ariho wamusize. Mama Vanessa nawe uzi neza ko nta kazi zigafite abana, urumva ibibazo wabasizemo bombi. Buri wese buri mwe yaguhamagara akakubura kuri telefone. Kuki wabigenje gutyo ukagenda nk'umuntu wabuze cyangwa nk'umuntu ugiye burundu utazagaruka, kandi uzi neza ko uzasubiza amaso mu kagaruka? Aho nigeze kuhasobanura wangaga ko baguhamagara bakaka amafaranga, wangaga iki? Aho nigeze kuhasobanura, urabona mu rugo iyo hari ibibazo buriya abagabo uburyo wenda si twese cyane ko n'abareshya wenda nje nimenye urwanje abandi nabo bakamenya izabo cyane ko ndabo ziba zifite, ariko narebye ubuzima buri mu rugo nuko bimeze, sanga nimbabwira yuko ngiye ndibe mbashize ahandi hantu cyangwa ari busigare batekereza ibindi, cyane ko none n'ikizere mwe badamu mutugirira ku bagabo ari gikeya. Naravuze nimbabwira ko ngiye batavuga ati buriya yabonye undi mugore mushyashya twebwe aratwanze aragiye n'ubundi nyine nazanagaruka. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro kuvuga ngo reka ngende navuze, ahubwo bazatungurwa no kubazabona nyine mbagarutse mu maso, kandi wenda afite gice nzanye paraporo yuko nanjye mbasize cyase n'ubuzima mbasizemo.
ni muri urwo rwego rero waragiye nta mutima mubi si urwango Oya. nta kindi cyatumye nta kibazo rwose kiri hagati yanjye n'abagore banjye nta kibazo pe abagore barabangaye ubundi mfite umugore umwe ari mu Vanessa w'isezerano twatangiranye kuva mu buto bwacu uriya nyine n'uwiyongereyeho kubw'uko mo hagati ubuzima bwa nyina Vanessa bwari butagenze neza bavango nazo kubona amahembe biba ngombwa yuko hacamagaye gatoya turi guserera bitameze neza nkabona mama Vanessa nazamusubira mu maso mubwire ngo ongera mu rukundo ongera mu byishimo ndavuga ko nzafata umwanya kujya gusura kwaka mu byishimo mama Vanessa ibyishimo atari bubime ari turi kujya tugashwana cyangwa tugaserera cyangwa kongera kamvuma kanyirukana reka niyaranje nk'umugabo bikora uko nguko uwa kabiri nuko yabonetse ariko ndabakunda nabo kandi barankunda barabizi nta kibazo kiri hagati yanjye nabo pe amaginga ye ugarutse ugiye kujya kwa urumva ko uri kubara ko ufite abadamu babiri kandi koko nibyo urajya kwa mama Vanessa urajya kwa wa mudamu wabyaye ejo bundi ugiye kureba uje kureba bo bye byose barabana n'ubundi nimba babana rero ubwo ni ukujya mu rugo rumwe rwa babama nyine akaba ari ugomba areberamo ndumva ari byo byaba byiza nkaba nimba wabyaye yaragiye kwa mukiba akahabyarira akaba ariho ari byumvikane ko bari mu rugo rumwe abantu batekereje ko uri ikigwari uri umugabo udashobotse oya ntabwo ari ubugwari niko babifashe ariko nanjye nibyo ndi gusobanura ntabwo ari ubugwari kandi mu ubuzima negative gato umunsi bushaka kuba bwiza ejo bukaba bubi burahindagurika kandi baravangwa nimba uyu munsi uri mu buzima bwiza tegura ububi bugiye gukurikiraho nimba uri mu bubi kandi tegura ubwiza buzakurikira bwa bundi bubi rero ntabwo mbanga nubwo nagiye byo kubata cyangwa kuva ngo bataye gutyo oya ntabwo ari ukubata ko yaba ari ukubata no kuva ngo ndabanze n'ubu ntabwo mba ngarutse birumvikana ntabwo rero mbanga nta nubwo nabataye ahubwo niyo mpamvu y'ubuzima yanjyanye kandi nabo ngasanga nimba abwira ko ngiye baravuga ati ha abagabo murabizi igitsina damu kinkurikiye nabyo nabo babyumve murabizi ko abagabo mutwizera nka 30%. Urumva rero niyo mpamvu nacecetse ngiye nkabikora nk'umugabo nkavareka maguruke ngende funga umwuka bo bazambare nagize gute nagarutse none mbasobanurira ahubwo hone nagiye nyuma ariko nagarutse bari kumbona ubu rero usigaye ugiye kwitwa papa w'impanga wabyaye abana batatu nta kundi kandi nabiri umugisha yego nangiye kubongera babyaye abana babiri b'abakobwa beza cyane yego ni byiza ndakeka bafite mu mezi abiri ni byiza nta kibazo madamu nyuma yo kubyara urumva nagiye kumusura tuganira ariko mbona ubuzima n'ubundi buracyagoye urumva abana babiri ntabwo bakonka ngo bahage biba bigoye kandi birasaba ibyo kunywa ibyo bikoma amata iki numvise afite na gahunda yo kubaha amata kubera ko ntibonka nyine ngo bahage urumva ko kandi ubwo ayo mata cyangwa igikoma biboneka mama Vanessa yagiye gucabikana hirya no hino gushakisha urumva nawe urabyumva ubuzima babayemo muri ubwo buzima bwose rero ntiwari uhari ni ukuvuga ngo ntabwo ngenzi uburyo madamu uburyo azakwakiramo ariko uko biri kose sinavuga ngo reka kujyayo kuko wa mugani burya abagore turoroshye kujyayo byo ngomba kujyayo kuko biri kose ntabwo uje hari icyo uzanye ntabwo reka kukwakira nyine gusa nyamuneka twizere ko byibura bigiye kuba amahire nta kibazo pe kuko ibibazo ni ukuri wabateje birahagije muhangayiko kwibaza kugushidikanyaho noneho hakubitiraho nuko dutuye tukuzi n'ahahise tukavuga ati n'ubundi nta gishyashya rero umudamu byibura agerageza kuri iyi nshuro oya nanjye nk'umugabo ngarutse mu rugo kandi mbangarutse mfite gahunda mbangarutse na jarajara mbangarutse nyine nk'umugabo mu rugo kandi ukunda umuryango wanjye hanyuma uje mu rugo rw'abagore urimo abagore babiri
kandi bawe Mhm. ntabwo nzi watekereje uburyo witwara muri icyo kintu kujya mu rugo rurimo abagore babiri kandi bawe kandi bahuze wigeze utekereza uburyo witwara kuba aho hantu nyine niba uje no kuhaba simbizi niba uje kubasura ntabwo mbizi ariko niba uje no kuhamara n'iyo minsi watekereje uburyo waba uri aho hantu ukamanaginga abadamu babiri kandi bahuje bakundana ibyo uvuze bitekereza nabyo bigoye ibyo uvuze nibyo mbaje ikibazo cyiza cyane nanjye natekerezaga ahubwo mbaje ikibazo cyiza cyane nanjye natekerezaga ibyo byose ni ukureba uburyo n'ubundi umuntu yabigenza kugira ngo urumva kandi ndetse nanabarenganya umwe yisunze undi kugira ngo abashe no kumufasha birumvikana umwe nyine aba ari umwe urumva n'imbere sinzi mwene wabo kugira ngo amufashe amusubize utwo tuzi amushisha ugakoma ntabwo nabarenganya ku byo bakoze ahubwo ni ukuvuga ngo icyo ndi bukore njye mbagezemo ni ukura n'undi ukuntu umwe n'undi namushakira ahaba kuko ni ikintu cyumvikana n'undi wese yakumva mukuru by'umunyarwanda yavuze ngo ni uruca abana ibyo byose buriya ni ukureba n'undi ukuntu umwe namushakira ahaba ugomba kuba noneho uje hari icyo wibitseho ariko ubwo ushaka no gukodeshereza cyaho se cyahe ko n'abakunzi badukurikira nabifashishije nabo ariko wenda nabo ntacyo baba bafite ntabwo nabarenganya nabo bikanga nabifashe abakunzi badukurikira natanze nomero nta n'umwe pe nta n'umwe ugeze ampamagara rwose ariko simbagaye wenda buriya igihe kizagenda neza bagira icyo bakora nk'abantu bakurikiye ikibazo uko kimeze wenda nabibutsa na nomero ni 0783 71 333 70 0783 71 333 70 ni ukuri rwose wabikora yabagize neza kandi Imana yazamuha umugisha ubuzima nyine kuri iyi si niko tububayemo uyu munsi uba bwiza ejo bukaba bubi nuko wamenya ubu iyo wicaye gutyo bimeze ubuzima buri kwanga nta bushobozi ukibukana mbere uburyo wari ubayeho ufite amazu y'ibyondo ufite amafaranga nta kibazo famiye yawe imeze neza nta kibazo ubifata gute ubikurura gute ukabyumva ukibaza ukuntu uri kwirukanka imisozi umugore wabuze aho kwishyura inzu wabuze aho kugura imyenda y'umwana uganatekereza mbere ukibifite uburyo wari ubayeho nyine uburyo wari umeze ibintu urabikurura ukabyumva shake ndabikurura ni nacyo kinambabaza cyane buriya ntabwo nakabaye ndi gusaba abakunzi ba Keza TV show ntabwo uko nari imeze naho navuye abanzi cyangwa badukurikiranye kuri ibiganiro byacu barayibonye uburyo nari ifite amazu meza ndirandire wodi w'amazu n'ibiki ntabwo nakabaye ndi kubwira abakunzi banjye ngo nibafashe mu kibazo ndimo ntarihaye nanjye na n'uyu munsi iyo kimbabaza kirambabaza pe nkabura nuko mbigenza pe ariko nyine ubuzima nibyo nazo ni gatebe gatoki bibaho ubona hari ubundi buryo buzongera kuvura umutwe ukongera ugakora bikaza ukongera ukagira amafaranga kuko hari igihe umuntu bino bintu bibaho ibintu bisanzwe nta gitangaza shake mbonye nk'igishoro gifatika rwose nakora kandi ubuzima bukaza cyane ko nzi no gukora nzi gukora nzi gushakisha sindi umunebwe rwose nakora pe nakora kandi bikongera bikaza ku buryo mu gihe gitoya naba nasubiranye na ya mazu yanjye basenyaguye bakasiga ihereheru aribyo byaneje n'ubu bukene bwose bigatuma shwana n'imiryango n'iki ibyo gukora bari byinshi ntabwo byabura buriya iyo utazi akazi kamwe ni byiza nabyo biragufasha ushaka kujya mu kazi kamwe ukabona ko bitari kugenda ukajya mu kandi wanaka kugenda ukajya mu kandi gutyo paka igihe uzagera mu kubona ko ari kubasha kugura umugati w'abana rero nyine nuko ibyo tubikenera nta bishoro dufite ariko buriya rwose mwumva nk'agashoro gafatikamo gakeya ntago ibyo gukora birahari na byinshi birahari pe haba ikibazo ni ibishoro byo gutangiza ibyo gukora byo ntabwo byabuze birahari kandi icyo wajyamo cyose Imana yakiguyemo umugisha kiragenda rwose
udakibakiba utajya hirya no hino bya bindi mujya mwirwa mumbwira ngo by'abagore n'ibiki oya narabiretse rwose naramanitse nabaye umwana mwiza oya abagore abafite nabo barahagije nabo nimbasha nabo bananiye ubu maze naba nabashoboye nkajya kwiyambaza abakunzi ba Keza TV ngo bafashe bagire bate urumva nabo nyine ni kwa kundi nyine ni bwa buzima uyu munsi ni keza mu gakeya ejo ni bibi ejo nuko nyine ariko cyambere no buzima y'abantu bagihumeka ibintu byose birashoboka remera ko byose bishoboka tubifashwemo n'Imana kandi dusenga nuko byose birashoboka pe wamenye amakuru gute ko madamu yabyaye amakuru ntabwo yabwiye ko nayihamagarika bakompoze nicemo yakubuze hanyuma namubwiye ko niba byiza akabona uburyo wamenya amakuru y'uko yabyaye byaba byiza akabikumenyesha kuko wenda bishobora gutuma kuko twe twumvaga waragiye byo guta urugo atari ibyo kuvuga ngo ugiye gushakisha twe twayifataga nyine muri ubwo buryo hanyuma wamenye amakuru gute ko madamu yabyaye ukaba ari gufata umwanzuro wo kuza we n'iki ese waramuhamagaye yaje kuguhamagara telefone icamo arakubwira ngo bikuye bo telefone kutacamo byaje gucamo igira ikibazo acamo igihe kitari gitoya itariho mbo ariko nyuma naje gushaka kandi ko kwifashisha kugira ngo mbone uko mvugana n'umuryango nari nasize nyine inyuma ubwo navuganye na madamu ndamu bihuza nuko uwo munsi muhamagara aribwo yari kwa muganga ambwira ikibazo gihari arambwira ati kuki wagiye gutya ukasiga uku ugasiga uzikomeze koko na telefone ukayikuraho madamu icyo nakoze namusabye imbabazi pe ndamusobanurira namwana mbabarira naragiye nanjye kumva zitanunguye ariko ndahari pe ntabwo nagiye byo kubanga ntabwo nagiye byo kubata rwose ndacyahari mu mbare kandi mu minsi mike ndaba mbagezeho murakoze cyane n'amakuru y'ukuntu wagiye nuko ugarutse ariko ubwo ugarutse waragiye guhaha ukabuzanya amahaho nta kibazo kirimo nta kibazo cyane murakoze